turabasuhuje cyane abakunzi bacu ba Unity One Peace TV, tubifuriza amahoro y'Imana. Reka tubanze twumva akaririmbo mbere yuko dukomeza ikiganiro cyacu. Haleluya, Yesu n'abampera umugisha. Yes, Lord. Uri Imana ushobora byose. Fata ukuboko Mana, unkomeze muri uru rugendo. Uko ibihe bigenda nasanze ntashoboye, ariko wowe nkufite uri byose. Dusubizemo imbaraga Imana y'urukundo. Niwe dutegereje kugira ngo uhindure imitima y'Abanyarwanda. Abanyarwanda ubakomeze ntibananirwe, wowe gucogora mu kubaka ubumwe bw'Abanyarwanda, mu kubaka urukundo mu Banyarwanda. Dukeneye imbaraga zawe Mana, ni wowe dutegereje muri byose, kuko Abanyarwanda abenshi barananiwe kubera ibibazo n'intambara bahura nabyo. Ariko igihe ni iki cyo kudusubizamo imbaraga, Abanyarwanda tukaba umwe, tukamesa kamwe, kandi tukabana mu mahoro, nta by'amoko, nta by'abahutu, nta by'abatutsi, nta by'abatwa. Niwe ugomba kubikora nk'Imana, tukubaka igihugu cyacu kibereye buri munyarwanda wese. Banyarwandakazi, iyi ndirimbo nibashimishe, indirimbo z'Imana, indirimbo ziradufasha kandi zihindura byinshi banyarwandakazi. Igihe kirageze ko Abanyarwanda basubira kuzamura icyubahiro cy'Imana nta buryarya, tukayiramya Imana mu kuri no mu mwuka, tugahimbaza Imana muri byose, kuko Imana ari Imana kandi ishobora byose. Yesu nashimwe. Hembura umurimo wawe muri twe. Haleluya. Hembura kabisa. Imana nishimwe iteka ryose, Imana nihimbazwe ibihe byose. Hembura Abanyarwanda bahinduke.
banyarwanda banyarwandakazi, mukomeze musengera igihugu mwisengera kugira ngo tubashe guhindura byinshi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda aricyo gakondo yacu, tubashe guhindura imitima ya benshi mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'umubiri, mu buryo bw'ibitekerezo, mu buryo bw'imigendere y'abantu bamwe bakomeje kwitwara nabi muri sosiyete nyarwanda. Indirimbo ni iyo guhembura abanyarwanda. Imana ibampera umugisha, iyi ndirimbo nayo ibabera umugisha muri byose kandi bashimishe, kuko ikubiyemo ibyiza. Indirimbo ni ijambo ry'Imana, igira igihindura mu bitekerezo byawe, ihindura umutima wawe, ube mushya muri Kristo Yesu. Haleluya. Yesu nashimwe iteka ryose. Abakunzi bacu ba Unity One Peace TV, iyi ndirimbo nizeye ko ibashimishije kandi ndizera ko iyi ndirimbo igize kihindura mu bitekerezo byanyu. Iyi ndirimbo ibabere ibyishimo, ibabere umugisha. Banyarwanda banyarwandakazi, aho muri hose mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no ku isi, ku migabane y'isi itandukanye, amahoro y'Imana n'urukundo rwa Kristo bibane namwe. Ndabasuhuje kuri channel yacu, mbabwira gukomeza gukora sabone, mukora share, comment, ndetse nyine ibiganiro tuba twakoze mu bisangiza abantu bagiye batandukanye, ariko cyane cyane mukora sabone, comment. Ibyo byose ni gituma channel yacu izamuka igakomeza gutera imbere. Banyarwanda banyarwandakazi, ndabasuhuje, ngewe basuhuza. Amazina yanjye ni Mbarushimana. Uyu mwanya utumye nkora iyi video nyikoze mu buryo busa n'ubuntunguye, ariko kuko nkunda igihugu cyanjye, nkaba nkunda abanyarwanda, nkaba nkunda igihugu cyanjye cy'u Rwanda ariyo gakondo yanjye, bitumye nkora iyi video. Iyi video cyane cyane ngiye gukora, ndibaza abanyarwanda turimo turagana he, turimo turerekera hehe nk'abanyarwanda. Banyarwanda banyarwandakazi, Imana yaduhaye igihugu cyiza aricyo gihugu cy'u Rwanda, ariko akenshi twifuza kugisenya, cyane cyane biciye mu bintu by'amoko abakoroni badushizemo, bitaza bishira mu banyarwanda ariko bigomba gushira mu izina rya Yesu. Abanyarwanda muri iyi minsi cyangwa se no mu bihe byashize bagiye barangwa n'ibintu bitari byiza, ariko cyane cyane ibintu bijyanye n'amoko. Ariko ayo moko agomba gucika mu gihugu cyacu mu izina rya Yesu. Abanyarwanda bakabana mu gihugu cyacu cy'u Rwanda nk'abanyarwanda, bakabana nk'abanyarwanda nta kibatanya na kimwe. Ariko urasanga ingengabitekerezo ziri mu bantu benshi cyane mu mitwe yabo. Izo ngengabitekerezo zigomba guhagarara mu izina rya Yesu, tukubaka igihugu cyacu cy'u Rwanda. Wowe ukigendera ku moko wa munyarwanda we, ukiyita umututsi, ukumva ko ari ishema kuba uri umututsi,
iyo ngengabitekerezo ufite muri mind yawe uri sumu. Iyo sumu iri mu mutwe wawe ugomba kuyihanaguramo ukiyumva ko uri umunyarwanda. Umunyarwanda uwo ari we wese unyumva ukigendera mu moko ukumva ko uri umuhutu, iyo ni sumu iri mu mutwe wawe. Cyane cyane reka mvuge kuri ayo moko abiri, abatutsi, abahutu, nibo bakomeje kenshi bakomeza kuryana, guterana amagambo. Ariko mwibuke ko twese turi abanyarwanda, tuva amaraso amwe, duhumeka umwuka umwe. Impamvu nasizeho iyi ndirimbo y'Imana, twese twaremwe n'Imana, twaturutse kuri Adamu na Eva, turi ibiremwa by'Imana. Kereka mwansobanurira nimba hari ibiremwa bya Satani hakaba n'ibiremwa by'Imana. Nabwo mukansobanurira ibiremwa bya Satani ari ibihe, iby'Imana ari ibihe. Ariko ngewe cyo nizera, umuntu ukora nabi wese ukora ibintu bihungabanya ubumwe bw'abanyarwanda ni igikoresho cya Satani. Nubwo yarimwe n'Imana, ariko ni igikoresho cya Satani. Ariko abo kibategereje ni umuriro w'iteka ryose. Rero uwo mwanda w'abahutu n'abatutsi uri mu mitwe y'abanyarwanda benshi, hari abasobanukiwe ibyo bitakibarimo, ko abanyarwanda bize byinshi, babonye byinshi, ariko hari abo bikiri mu mitwe yabo kumva kwirata izuru. Iryo zuru warishyira mu nkono ukarirya. Iryo zuru hari n'uwaguha n'igiceri cy'atanu kugira urate izuru ryawe. Ese wowe ufite izuru rirerire nawe ufite irigufi, ibyo byose nibihesha Imana icyubahiro. Imana yaturemye mu ishusho yayo, iturema mu buryo butandukanye kugira ngo tumenye ko ari Imana. Rero wowe iko Imana yakuremye kose bishimira Imana. Niba ufite akazuru gatoya, shima Imana, uvuge ati Imana ndagushimira ko wandemye ukampa izuru rito. Ufite rinini ashima Imana, reka ari njye ushima Imana, ndashimira Imana ku ryanjye yampaye. Imana yampaye izuru ryiza, indema neza nk'uko ibishaka, indema mu ishusho yayo nk'uko ibishaka. Mana uhabwe icyubahiro, wangize ikiremwa cyawe gishya. Ndagushima uko wandemye, kuko niko wabishatse, kandi aho mbirebye mbona warandemye neza cyane, kuko wandemye mu ishusho yawe. Wampaye amaso, umpa amazuru yo guhumeka, amaso areba, umpa umunwa wo kuvuga. Ibijyanye n'ingingo zose ziranga ikiremwa muntu zose warazimpaye. Nzamuye icyubahiro cyawe Mana, warakoze. Ibyo nibyo buri munyarwanda wese agomba gushima Imana, ariko atakandagiye mugenzi wiwe yitwajije ubwoko. Ubwoko nibwo bwatumye igihugu cyacu cyinjira mu icuraburindi. Banyarwanda, banyarwandakazi, ese twese tuzapfa. Uba uri umuzungu, uba uri umwirabura, uba uri umuhinde, uba uri umuki, uba uri umushinwa, uko waba uri kose, uba uri perezida, uba uri minisita, uba uri umusirikare ukomeye, uba uri iki, nta muntu utazapfa. Twese tuzapfa. Ubu mu myaka 150, reka nyigire myinshi, n'uwavutse uyu munsi ntawe uzaba ukiriho, hazaba hariho abandi baduturutseho, ariko tugomba kuzasigira umurage mwiza. Rero wowe ukigendera ku bintu by'amoko, ibintu by'amarangamutima, ufite ikibazo gikomeye mu mutwe wawe. Ugomba kwihana, ugomba kureka iyo ngeso mbi, uwo muco mubi, uwo mwanda uri mu bitekerezo byawe. Ugomba kuwuhanagura mu izina rya Yesu, kuko gupfa uzapfa. Ariko se ni iyihe nkuru uzasiga imusozi? Wowe wirirwa mu moko amanywa na nijoro, n'amoko abantu birirwa baganiraho. Dukeneye igihugu buri munyarwanda wese yumvamo nk'umunyarwanda. Dukeneye igihugu umunyarwanda wese akoresha amaboko ye n'ibitekerezo byiwe kugira ngo twubake igihugu cyacu, kibe igihugu gikomeye, kibe igihugu kitanyeganyega. Apana igihugu cyicara kirimo ibintu by'amoko n'amarangamutima.
twubaka dusenya, ibyo turabyanze. Banyarwanda, banyarwandakazi, abafite umutima w'urukundo, abafite umutima w'ubumuntu, muhaguruke mwese twamagane abantu bazana amacakubiri mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Leta yacu y'u Rwanda hari ibintu byinshi yakoze tugomba kuyishimira, hari n'ibyo tugomba kuyinenga. Ariko umuntu unenze leta y'u Rwanda uwo ari we wese, ntabwo bivuze ko ari umwanzi w'igihugu, ntabwo bivuze ko ari interahamwe, ntabwo bivuze ko ari imbwa. Kunenga bigomba kubaho, ni ibintu bigomba kubaho. Ibyo abayobozi babona bikwiriye gukorwa bigakorwa, bikakosorwa. Ibyo babona bibongamye, wenda umuntu yavuze nabi, nawe bakamukosora nyine nk'umuntu. Ariko ibintu byo kwirirwa duterana amagambo, amoko, ibyo bintu turabirambiwe. Twese tuhaguruke nk'abanyarwanda tubyamagane mu izina rya Yesu. Dukorere ku mugozi umwe, twubake igihugu cyacu cy'u Rwanda. Amahano yabaye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abayakoze barafunzwe, n'abari hanze benshi barazanwe. Uwakoze icyaha wese agomba kugihanirwa na n'ubu. Ariko kwirirwa mu bintu byo guterana amagambo by'amoko bicike, uwo ni umuco mubi mu banyarwanda. Minisiteri y'ubumwe n'ubwiyunge, iyo ntebe mwicayeho muyikoreshe neza, mwunge abanyarwanda, murwanye ikintu cyitwa amacakubiri mu banyarwanda. Amacakubiri niyo amunga igihugu cyacu, niyo adusubiza inyuma. Nta curaburindi dushaka mu gihugu cyacu. Ibyabaye byarabaye. Abanyarwanda tubabarirane, abakoze amahano babihanirwe, uwababariwe yarababariwe, n'uzababarirwa n'undi azababarirwa. Ariko ibintu by'amoko tubireke bene data. Aka kanya ndangiza ikiganiro, ndasaba televiziyo Rwanda y'igihugu, ifata abantu batarezwe, abantu ntazi aho baturutse, nimba bafite ubwonko bwuzuye, nimba bafite ubwenge, nimba bafite gutekereza, bakazana ibintu bijyanye n'amacakubiri kuri televiziyo Rwanda, televiziyo y'igihugu. Ibyo bintu byababaje umutima wanjye. Hari umudamu wiyita ngo sinzi izina ryiwe, sinshaka no kurimenya, uherutse kuvugira kuri televiziyo Rwanda, avuga ko yita abantu imbwa, avuga ko izo mbwa zakoronejwe cyangwa se zayobowe imyaka 400 kuri televiziyo y'igihugu. Minisiteri y'ubumwe n'ubwiyunge niyo ndi kubwira nayo, ibaza uriya munyamakuru wakiriye uriya mudamu uvuga ngo imyaka 400, izo mbwa zayobowe imyaka 400. Imbwa washatse kuvuga ni izihe? Uzisobanure. Numara kuzisobanura ari izihe tubimenye. Nimba wakoze amakosa usabe abanyarwanda n'abanyarwandakazi imbabazi. Nawe wa munyamakuru wo kuri radio, wo kuri televiziyo Rwanda na radio Rwanda, wakira abantu batarezwe, badafite uburere, birirwa bigisha ingengabitekerezo kuri televiziyo y'igihugu no kuri radio y'igihugu, umenye ko urubanza ruragutegereje. Aho uri hose urubanza ruragutegereje. Ugomba gushyikirizwa ubutabera. Nubwo ubutabera muri Afurika busa nkaho bujegajega, ariko ugomba kwegerezwa ubutabera, ukabazwa impamvu uzana umuntu w'inyandagazi utararezwe, umuntu atazi iyo yavutse, aho yavukiye, nimba yaragize amahirwe akidekarara nk'impunzi bakamujyana muri Amerika, atararezwe, ari imbobo, wenda yari yigenderaga ahantu ikagira amahirwe ikagenda, ikaza mukayiha mikoro ikavuga ibintu nk'ibyo
byica ubumwe bw'Abanyarwanda. Ibyo bintu wa munyamakuru we ugomba kubibazwa ndetse n'uwo mudamu. Njyewe ndi umunyarwanda ukunda igihugu cyanjye, ariko iyo nkuru yambabaje, ariko sinababajwe n'uwo muntu utararezwe, ntashaka kumenya n'izina ryiwe, ahubwo nababajwe televiziyo y'igihugu na radiyo y'igihugu ifata umuntu akavuga amagambo y'inyandagazi kuri televiziyo y'igihugu nk'iyo. Rero Minisiteri y'Ubutabera, ako ni akazi kanyu mbahaye, mucukumbure iyo nkuru, uwo mudamu wavuze ibyo bintu, nimba ari umudamu nimba ari iki simbizi, nshaka kumenya ibye, mubaze n'uwo munyamakuru wamuhaye mikoro avuga ibyo bintu by'inyandagazi kuri iyo televiziyo y'igihugu na radiyo y'igihugu, and then nasanga agomba gusaba imbabazi Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi, imbabazi turazimuha, ariko atari ibyo abantu bagomba kujyanwa mu butabera. Rero abakunzi bacu ba channel yacu, amahoro y'Imana n'urukundo rw'Imana bikomeze kubana namwe, kandi tufatanyije namwe mwese nk'Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi kubaka igihugu cyacu, twirinda icyadusubiza inyuma, twirinda ibintu by'amoko, twirinda ibintu by'amacakubiri, twirinda ibintu byose byasubiza igihugu cyacu mu icuraburindi, kuko urwo ni urwango ari kubiba mu Banyarwanda. Rero nari nkubwiye, twese turi umwe, abiyita ubwoko ubu n'ubu ibyo birabareba, uzaze wivugira iwawe mu nzu, ariko ngiye icyo nzi cyo nuko turi Abanyarwanda, kandi nakubwiye ngo uba ufite izuru rinini, uba ufite ritoya, iryo zuru nta n'igiceri cy'atanu rigomba kuguha, ntugomba kuba waburaye ngo riraguhaho amafaranga, no, ubwo ni ubujiji, ari bya bintu umukuru w'igihugu akunda kuvuga ngo ari injiji zize n'izitarize, ariko ikimbabaza injiji nyinshi nizizi, cyane cyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, injiji nyinshi nizizi. Nkuriya munyamakuru yarize, ariko sinatinda kuvuga ko ari injiji. Nimba umunyamakuru atinyuka ibintu nk'ibyo kuri televiziyo y'igihugu akabivuga, agaha umuntu mikoro, ntanisegure ku Banyarwanda, avuga ati sorry, wenda kuri aka kantu yibeshyeho, imyaka 400 uriya mudamu, nimba ari umudamu nimba ari iki, utararezwe, imyaka 400 yarashatse kuvuga ni isobanuye iki? Wa munyamakuru ugomba gutanga ubusobanuro. Nujya kuri mikoro nk'umunyamakuru, banza umenye inkuru umuntu agiye kuvugaho, cyangwa se titre y'inkuru agiye kuvuga imbere y'uko umuha mikoro. Ntabwo ari ugutanga mikoro gusa, dufite ibitekerezo byubaka. Ko mutari mwampamagara naraciye ku binyamakuru bitandukanye ngo mbaho ubuhamya bwanjye, mbabwire ibintu byubaka, mbabwire iki, ariko mugafata umuntu utararezwe, ntazi we yatoraguwe, mukamushyira kuri mikoro ya televiziyo Rwanda. Ni ibintu bidashoboka, ni ibintu bitumvikana. So gwavugwa menshi akumvwa na beneyo. Rero abafite ubushobozi mukurikirana uwo mudamu n'uwo munyamakuru kuri televiziyo Rwanda, basobanura ayo magambo y'imyaka 400, imbwa zikoronejwe, bavuga imbwa zari zihe. Murakoze, amahoro y'Imana nabane namwe, asante sana.